Honorable Habiyambere, twagira ngo tukubaze ku nkuru turi kubona iri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko mweguye ku mwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Aya makuru niyo? Aya makuru turi kubona caracara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino bavuga ko mwaba mwatanze ubwegure bwanyu mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Aya makuru ni impamo? Ayo makuru ni impamo niyo. Byagenze bite? Okay, neguye ku mpamvu zanjye bwite z'uko ibaruwa nanditse ibigaragaza. Mwatunyuriramo muri make ibikubiye muri iyo baruwa mwanditse mwegura? Okay, nashingiye ku ngingo y'itegeko ngenga rigenga imikorere y'umutwe w'abadepite mu ngingo yayo ya 8, aho umudepite iyo bibaye ngombwa ashobora gusezera ku mirimo ye. Yego. Iyo ngingo niyo nashingiyeho. Wenda tugarutse ku kibazo cy'amatsiko umuntu yatayibaza kuba washingiye kuki muri rusange mu by'ukuri ku kintu gifatika atari ku bashake bwawe, watubwira impamvu? Okay, uko byagenze, yego, mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 19, yego, nigeze gutaha amasaha ya kafi yagiye kugera hafi bitaragera saa 3 neza. Yego. Icyo gihe mfatwa na polisi ngo amasaha yageze ya kafi. Yego. Icyo gihe bakimara kumfata, imodoka yanjye barayinyatse, barayipakira, barayitwara. Yego. Ubwo bukeye mu gitondo imodoka barayinsubije, nshibwa n'amande yo kuyipakira. Ubwo turanumvikana birarangira, nza no kwitaba abashinzwe imyitwarire mu nteko ishinga amategeko, ndisobanura nabyo barabyumva. Ubwo ikibazo bagihagarikira aho ngaho. Yego. Nyuma y'icyo gihe cyose harashize umwaka hafi n'amezi 9, nibwo muri iyi minsi polisi n'ubundi yampamagaye itangira kumbaza ibyabaye icyo gihe. Yego. Ari nako hari mugenzi wacu wari waje kwegura mu minsi yashize. Ubwo social media zitangira kugenda zibizamura. Yego. Ubwo muri social media nanjye nibwo baje kunkomozaho ati hari n'undi mudepite wishe amabwiriza ya covid. Ubwo inkuru zigenda ziba urudaca kuri social media. Nyuma yuko mbonye na polisi bimbajije, yego, ubwo naje gufata icyemezo cyo kugira ngo nce ururondogoro muri rubanda, kuko buri wese avuga ko abishaka. Ndavuga nti reka nsezere ku mirimo yanjye, niho ndaba mbonye umwanya w'uko mbitangariza itangazamakuru. Mbese muri make neguye kubera ikosa nakoze mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa gatatu rijyanye no kwica amabwiriza ya covid, kuko natashe amasaha asa nkaho yangereyeho icyo gihe. Ubwo kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa neza, icyo gihe bagufata muri ya masaha ya curfew hari sangahe? Amasaha ya ntarengwa yo kugera mu rugo yari sangahe? Okay, icyo gihe kugera mu rugo byabaga ari saa 3. Yego. Icyo gihe bamfata zitarashika neza, kwa kundi polisi guhagarika igusaba ibyangombwa. Yego. Batinza ubwo amasaha asa nkahangereraho, kandi icyo gihe nari kumwe n'abandi bayobozi. Yego. Icyo gihe abari ngiye ufatwa njyenyine bo barabarekura barataha. Ubwo nabyo ibyo byanteye urujijo rwo kwibaza byinshi, ariko twarabyumvikanye dusabana imbabazi birangira icyo gihe. Ubwo njye natunguwe nuko byagarutse muri iyi minsi, akaba ari nabyo byatumye mfata icyo cyemezo. None abandi bayobozi bari kumwe mwari kumwe barabarikuye, we barakugumana, uratekereza ko bashingiye kuki kugira ngo babigenze batyo? Njye ntekereza kucyo bashingiyeho nanjye byanteye urujijo, kuko abo twari kumwe n'ubundi ni abantu twari dusanganywe tuganira. Aho navuga nk'uwahoze ari perezida w'inama njyanama y'akarere ka Burera. Yego. N'uwari vice mayor economique w'akarere ka Burera. N'uwari vice mayor economique w'akarere ka Nyabihu.
abo bose twari kumwe njye mfatwa bo barabarekura ubwo baransigarana kuko twari mu modoka ebyiri iyanjye niwo perezida wa njyanama. ubwo bansigaranye ibyo byaje kuntera nabyo urujijo kandi wo kugeza ubu nta n'icyo bigeze babazwa yuko ari njye wabajijwe muri izo nzego zose ariko birangira icyo gihe byose. ubwo rero ntungurwa nuko byongeye kugaruka muri iyi minsi. aho ngaho harimo ikintu kitari gusobanuka neza ku bijyanye n'uburyo bagufashe bakakugumana abandi bakabarekura kandi wumva ko ari nawe urumva nkurikije wenda nk'abo bayobozi bandi mwaya muri kumwe ntabwo nzi wenda uburyo inzego z'ubutegetsi zirutana ariko ndumva ari wowe nakwita ko wari ukomeye kubarusha. byagenze bite? ngewe ubundi naranabibabajije bambwira yuko ntakwiye kwivanga mu mikorere yabo. ubwo zari inshingano zabo ntabwo nzi amahitamo bakoreshe kugira ngo abari ngewe babasha gusigarana. mu by'ukuri nabashe gusobanukirwa neza nicyo tumye bagusigarana abandi bakabarekura. kuko njye naketse ko ari bya bindi umuntu yafashwe ari ubazwa amakosa ye utabazwa amakosa y'undi. yego yego. icyo gihe bagufatiye hehe? bamfatiye sinzi niba Musanze muhazi. yego ndahazi gake ariko ntabwo mazi. mu karere ka Musanze hari mu ihuriro ry'imihanda hari imihanda ijya Nyakinama n'ijya Cyanika hari station d'essence naho ngaho bamfatiye muri ayo mahuriro y'imihanda turimo dutaha muri uwo mugoroba. none ko harimo abari kubihuza no kuba wenda harimo n'ikibazo cyo kunywa inzoga ugatwara imodoka wasinze ibyo byo uravuga iki? okay bihujwe icyo gihe nakagombye kuba narahanwe n'ubundi nkegura ku mirimo yanjye. sintekereza yuko ikosa ryo muri 2021 icyo gihe ritaba ryarakorewe raporo kandi inzego zacu tuzi ko ari inzego zimwe zihana abantu kimwe. nge ndibaza ni icyo gihe ho kuki batabimpaniye nibura ngari byo mpanirwa bikaba byagarutse uyu munsi. naho ibyo kuvuga ngo naranyoye nabo twari kumwe nabo ubwo bari kuba banyoye wenda bakaba barafashwe nk'uko nanjye nafashwe. none icyo gihe ntabwo bigeze bakukoresha alcohol test? alcohol test ntayo banshizeho. ikosa bagushinjaga icyo gihe ni iryo ngiryo ryo kuba amasaha yari yegereje ya kafyu. amasaha yari yegereje bankura mu modoka nabo bagenzi banje ubwo batangira gusa nkaho bamparasinga niko nabivuga. none ubwo wowe ukabifata nk'akarengane wakorewe? icyo gihe narabyakiriye kuko twasabanye imbabazi ku mpande zombi. yego. amagambo nababwiye nayo bambwiye twese twarahuje turabirangisha. mwasabanye imbabazi ashize iminsi ariko imodoka bayifunze nayo baguhannye? uwo munsi bwakeye bwaha bari bwo dusaba n'imbabazi imodoka barayinsubiza ikibazo cyose tukirangirizaho. yego. wenda tukiri muri icyo gihe hashize amezi menshi ariko by'umwihariko turashaka kumenya ukuri kwa nyako. urumva icyo gihe iyo abantu babafataga barangije amasaha hari ibihano babahaga bakaba babajyana kubaraza muri stade cyangwa se n'ibindi bihano bisanzwe. wowe icyo gihe hari igihano baguhaye uwo munsi? barakimpaye kuko nanjye ntabwo naraye iwanjye baranjyanye ndara kuri polisi. bwa budahangarwa bavuga ko abashinga amategeko baba bafite icyo gihe ntacyo bwamaze kuko barantwaye ndara muri polisi bandekura mu gitondo. uratekereza ko bwari kubahirizwa icyo gihe? ntabwo bwari kubahirizwa kuko ntawe ujya hejuru y'amategeko. yego. none tugarutse noneho uravuga uti nyuma y'icyo gihe cyose gishize uyu munsi nibwo bongeye kubigarura kandi harashize amezi menshi icyo kibazo kibaye baraguhamagara ujya kwisobanura. baguhamagaye bakubwira ko ujya kwisobanura iki? n'ubundi nibyo nagombaga kwisobanuraho. ibyo by'icyo gihe cyo muri covid? yego nibyo bambazaga n'ubundi kuko nta kese yindi kuva icyo gihe nigeze nongera kugira. yego. uragenda urisobanura umaze kwisobanura bigenda bite?
barandetse ndagenda nta naho nasinye. Ubwo mbese njye nagiye nzi ko birangiriye aho nta kindi kibazo bumvisha ibyisobanuro byanjye. Yego. None ikitumye wegura uyu munsi ni igiki? Kuko urumva ko ushaka kuba wenda uvuga uti nge nararenganye icyo gihe cyose n'ejo bundi yego. Icyatumye negura, urumva hari hashize igihe kirekire nzi ko ibintu byarangiye. Yego. Nyuma yaho muri iyi minsi nibwo mpamagajwe nongera kubibazwa. Igikuru cyose social media mbona nazo zitangiye kubivugaho. Ndavuga nti rero ibi bintu kuri njyewe ndabona byaba bigiye kuba umutwaro kuri rubanda. Icyiza yuko nafata icyemezo nk'umuntu uhagarariye abaturage nkegura kugira ngo n'umwanya wo kubisobanurira rubanda. Yego. Kugira ngo batagira ngo ibyabaye muri 2021 mu kwezi kwa gatatu nibyo byongeye kuba isubiracyaha. Nicyo cyemezo cyatumye mfata gahunda yo kwegura ku bushake bwanjye. Yego, hari abavuze ko hari video yagaragaye uri kuri station, niba ari wowe twajya tumenye niba ari yo, unatubwiye n'abayishyize hanze abari bo. Iriya video icyo gihe urumva nta muntu wagendaga kuko amasaha yabaga yageze, buri muturage yageze iwe mu rugo. Abari bari aho bandi izo nzego z'umutekano, abapolisi nibo bafashe iyo video. Yego. Bivuze ko aribo bayishyize hanze. Nibo bayishyize hanze kuko urumva nta muturage ari kuza gufata video kandi yakwiye kuba ari mu rugo. None bayisize bivuze kuko iyi video njye ubwanjye natangiye kuyibona nyuma yuko ikibazo cya Honorable Gamaliel kigiye hanze. Abenshi bari banazi ko ari na Gamaliel uri kuri ya video, ntabwo babashije kumenya niba ari wowe. Twagera tumenye urakeka yaragiye hanze ejo bundi Gamaliel ikibazo kivuzwe cyangwa yagiye hanze muri icyo gihe cya kera? Ijya hanze icyo gihe cya kera. Yego. Byari kuba nk'uko byabaye, ariko yagiye hanze muri kino gihe cy'uko Gamaliel agize kira kibazo. Yego. None kuba ikibazo cyawe n'icya Gamaliel bihuye bifitanye isano, we ntacyo ukeka? Ngewe icyo mbona ntabwo ikibazo cyane, ntabwo ibyanjye bihuye n'ibya Gamaliel. Gamaliel asa nkaho yafatiwe mu cyuho kuko yari yatwaye imodoka yasinze nk'uko nawe abyemera. Ngewe byari ukwica amabwiriza ya COVID, kuko nge twanabiganiriyeho birarangira birakemuka, nitaba komite ishinzwe imyitwarire mu nteko tubiganiraho birakemuka. Ubwo rero kuba byagarutse uyu munsi nanjye ntabwo namenya impamvu yabyo. Wenda impamvu yabazwa ababigaruye ndetse n'abashize hanze iriya video. Yego. None dusa nkaho tugana ku musozo, ubu weguye mu nteko ishinga amategeko, igisigaye nuko inteko rusange yemeza ubwegure bwawe, hanyuma wowe urateganya gukora iki? Urava muri politike cyangwa urahindura akazi? Ni politike ntabwo nzayivamo kuko ndi umunyamuryango wa RPF Inkotanyi kandi ngomba kuguma gukorera umuryango, kandi uwangiriye icyizere n'ubundi nubwo burya wagwa mu ikosa ntabwo wakugira icyizere kigutakariza kuko icyo yagushakagaho aba kigikeneye. Ndacyari muto, mfite imbaraga zo gukora, mfite n'ibyo nize kandi bikenewe ku isoko ry'u Rwanda. Nge rwose politike ndacyayishyigikiye, ariko nteganya nanjye kuba nshobora no kwihangira imirimo naho nakenerwa hose mu gufasha abanyarwanda. Ndabyiteguye. Yego. Turabashimiye cyane Honorable. Murakoze cyane.